oya rimwe ndabikora ariko ntabwo kuri wese ujye ubikora ntabwo ndabikora utanga nkangahe ugiye kubikora utanga nkangahe nka bibiri ukabikora hanyuma se umusheri wawe bigenda gute ko wabonye uri kumuca inyuma biba bimeze gute umusheri nyine kuko bari kure ntago abazi ibyabaye kuko akundi umubiri wawe kuriye kuvuga ati kanje kwisega none se ubwo icyo si icyaha nyine ukoze icyaha gihe nyuma uri hano kwihana te fiance se cyangwa nkubere fiance ndamufite wanyemera se ntabwo wanyemera ntabwo nakwemera ndamufite oh my god bane indobo mwaka byara n'ubu ne wankubita ngo njye wacu sinabyayo kubera ubuzima ndimo mama kira ntabwo bajya babatera inda bakabareka nkuko nawe rega niwe byamubaye hano nakubarira bafite nk'aba bose bicaye hano kubera ko bicaye ari kobwa bene hano niko kubera kuri uyu bamuteye inda umwana muto bene hano turabasuje tubaye ikaze mwese mukomeje kucyana ibiganiro bya Ange TV show aho muri hose reka mvuge ngo mwiriwe hanyuma rero uko mubibona nahinduye look nubwo mbere ngaragaye kuri kamera meze gutya nkuko muri kubona ntabwo ndi jyenyine ndi kumwe n'abantu of course umufaranga handi ni hehe kubera iki nambaye gutya muramenye impamvu yabyo turi mu karere ka Kicukiro umurenge wa Gahanga akagari hajya na Kagasa aho yes ndi kumwe rero n'umubyeyi ndetse n'ingaragu ntabwo nzi niba arashaka niba tugiye kuganira ku bintu bigiye bitandukanye bagiye kudusangiza experience y'ubuzima cyangwa se banatubwira ibitekerezo byabo hanyuma rero icyo ukora we ni ugukora subscribe ugakora share na comment kugira ngo tubashe kubana muraho neza amakuru yanyu mumeze neza ndabona umeze neza cyane aha ngaha turi ni hehe muri Gahanga aha ni muri Gahanga ariko mbere na mbere tugiye kubanza kuvuga amazina yanyu nitwa Kwizera Damascene turi kumwe na Kwizera Damascene hanyuma umubyeyi yitwa gute Uwamahoro Florence uri umubyeyi cyangwa nkuko nari nabivuze natangiye mbabwira ati ni umubyeyi ariko sinarindi shura guys ariko biragaragara ko uri umubyeyi uragaragara nk'umubyeyi ufite abana bangahe 5 wow urashaka guteganya kubyara cyangwa ntabwo nyibiteganya kuko nabo mfite nabuze icyo mbaha babuze icyo baha kubera icyo wababyaye se nababyaye nyine gutyo mu rukundo nyine ubana n'umutware cyangwa nakubana n'umutware mbana nawe wowe uri umusore uracyari ingaragu urateganya gushaka ryari umwaka uzaza nibyo ubiteganya ufite fiance se cyangwa nkubere fiance ndamufite wanyemera se ntabwo wanyemera ntabwo nakwemera ndamufite oh my god bane indobo mwaka byara kubera iki utanyemera ubona ntujuje ibisabwa cyangwa ntabwo uruzuza ibisabwa icyambere umukobwa wakunda ameze ati umukobwa wakunda ameze ati nakunda umukobwa w'igikara inzobe oh my god inzobe baradukatiye ubwo sinzi aho tuzajya niko mama kira urumva ko ibikara mwebwe mugezweho oya warakabije hanyuma se hano bimeze gute mubona igiturage kimeze gute nabasanze ahantu mwicaye mwarimo mukora iki ubuzima bwa buri munsi hano bimeze gute ubuzima bwa buri munsi hano utagiye gushaka akazi ubona icyo kurya ubwo ntago nukuza ukabwirirwa ariko waba wagiye gukora akazi akazi se karaboneka basi ntago kaboneka buri munsi kaboneka rimwe na rimwe bimeze gute wowe aravuze ngo we ntago akazi kajya gakunda kuboneka we bimeze gute nta kazi mfite nta kazi ngira mama abana 5 mfite murenja rw'amezi 4 akazi uko sinize nta kazi kandi nashobora sibyo ubuyede nabwo ntabwo nasigurinda rw'amezi 4 ugiye gukora ubuyede sibyo babayeho gute rero niba udakora wowe ubayeho rwose no kubeshye uricuruza mana yanjye I'm sorry wihangane umbabarire nkavuze ko tubabwira ubuzima tubayeho cyangwa buri kimwe cyose buri wese akubwije ukuri nubwo ubuzima mbayeho kugira ngo ndere abo bana ako kazi ugakora ko kwicuruza ufite n'uruhinja rw'amezi 4 ubikora gute ubimanaginga gute ufite umwana uvuga ngo ku manywa nirirwa mu rugo nkita ku bana gusa Imana yabonye yuko nzaba umukene irangije abana bitonda nta mwana urushya ngira uvuga ngo mu bana 5 ufite 4 nabo umugabo umwe twashakanye tumaranye imyaka 9 twamaranye imyaka 9 turatandukana ushakiye muri Nyacyonga turatandukana tumaze gutandukana nyine ubuzima burancanga njya kusunguza agataro biranga akajya birwa bamfata nsanga nyine shiduka nisanze muri ubuzima bwo I'm so sorry ngira ngo abana bakure mfite 2 bagiye ku ishuri
abandi turi kumwe hano ndakeka bamwe bababonye kandi kararyamye igihe wamboneye hano ntikaranarira ariko nyine nubwo buzima nibereye ubwo ubikora ku manywa ubikora nimugoroba ubikora gute ubu se aba bashuti bawe cyangwa se abagenzi bawe bari babizi cyangwa barabizi barabizi umuntu uwo ari we wese n'uyu nguyu ashobora kuza nta kibazo ushobora kujya kumugura wowe iby'abana rwose wamugura ujya ubigerageza oya ntabwo ndabigerageza ujya ubikora ariko oya rimwe ndabikora ariko ntabwo kuri wese ujya ubikora ntabwo ndabikora utanga nkangahe iyo ugiye kubikora utanga nkangahe nka bibiri ukabikora hanyuma se umusheri wawe bigenda gute ko iyo wabonye uri kumuca inyuma biba bimeze gute umusheri nyine kuko aba ari kure ntabwo abazi ibyabaye kuko hakundi umubiri wawe ukuriye kuba tukajya kwisengera none se ubwo icyo si icyaha nyine nyine ubakoze icyaha igihe nyuma uri hano kwihana uragenda ukagora indaya nyuma ukihana oh my god nyamuneka ibyo bintu urajya ubikora ubimanaginga gute rero ubikora gute kubimanaginga hari igihe nka gutyo uhura n'iyo ndaya wakumva uyikeneye mukumvikana ubwo mwakumva muhuje mukagenda mugakomezanya nayo igukubise ntabwo yagukubita kandi muba mwajyanye kwizera hanyuma se mama Kirani watubwiye ko ufite abana 5 hanyuma se abo bana kuva uwa mbere wamubyera kuva watandukanye na wa mugabo ni ko kazi watangiye gukora ese ubona hagize ubwo ubufasha ushobora kuva muri ubwo buraya cyane rwose ko simbikora nishimye cyane ko jewe ubwiye ko dufitanye abana 4 uwo twatandukanye uwa 5 namukuye muri ubu buzima nanakuboshye sinzi na papa we kuko niko kuri sinzi na papa we n'umuhungu gusa ikiza n'umuhungu ntacyo azangora umuhungu nigira amahirwe nkamurira agakora nta kibazo mfite abakobwa 2 abahungu 3 ni kuvuga ngo si gukunda ari amanda uko nishi umukobwa afite imyaka ingahe 11 ku kazi ukora se ubona bidashobora kwangiza uwo mwana w'umukobwa nawe akaba yabikoraganya byose mu byo nkora mba mbiteganya ubiteganya ko azabana we yese cyangwa mba mbiteganya ko bishoboka cyangwa ntibinashoboka kubera Imana kuko nanjye nubwo mbikora simbikora nishimye nawe murabwira ngo njyewe ngenda mu muhanda nijoro hagati ya 4 ubundi sinjya ndara mu nzu nirirwa mu nzu kumanywa ariko nijoro rwose abantu basigira rero ndashaka kumenya imibereho y'abana baba babayeho bate iyo udahari wagiye muri ako kazi nijoro bajya mu nzu bakaryama banagiye muri uwo muhanda igihe 4 saa 5 ndagaruka na se wa mwana mutoya gusa asiga nyinzi ndagaruka na se wa mwana mutoya saa 8 ngaruke munsi saa 10 nje kuryama nuko ubwo buzima mbubaye ubona se haramutse hagize nk'umuntu guhindura ubuzima ushobora kubivamo burundu cyangwa nihuse cyane kuko nta n'inyungu yabyo ubona bisaba iki kugira ngo rero ubivemo njyewe bisaba wenda nk'uwampa nk'igishoro nkicarana hamwe nkabigira abana banjye kuko biragoye gusa ndagerageza mu byo nkora byose isuko mba nishimye ariko nyine biba bigoye ako byose nkabicamo gusa mbonye igishoro nakicarana hamwe wakicara mu rugo ntabwo nakicara mu rugo nagenda ahantu nkakora nkiteza imbere nkashakira n'ikibeshaho abana banjye kuko nimba ndi umugore nkaba mbasha kwishyura abana 2 ishuri urumva nako mba nagisaba nagerageje ariko ntabwo mbyishyura kuko mba niziritse rimwe barabwirwa cye bakanaburara deja turya rimwe ku munsi turya nijoro gusa abana banjye nta muntu ubanga bose arabakunda bagera kwa runaka akabaye icyo kurya babandi basigaye mu rugo bari ku ishuri baba bari ku ishuri wowe wari ubizi yuko yigurisha cyangwa ntabwo mwebwe mwari mubizira bari babizi wari wabimenye ryari wigeze ushaka kujya kubikora se oya ntabwo nabishatse ariko hari igihe umuntu mubona ubona byarimo ukavuga turiya muntu akora iki n'iki muri karitsiye murabizi umuntu wese wo muri karitsiye ashobora kuza ukabikora ndabikora kubw'ibirayi by'abana banjye ni icyo ukora kugira ngo wiprotegishe wirinde ushobora gukora ibyo bintu kubera yuko ushaka kwirinda abantu icyo nkora njyewe buri kwezi hari ikintu nkora njya kwa muganga hari ahantu bita Francisco ukajyayo urajyana amafaranga 900 bakaguha 36
kwirinda muri ibyo ni ubwirinzi bwa peridasi kumva nuko ndi umubyeyi uko mpagaze ko nta kibazo mfite nta bwandu mfite kandi mbimazemo ku itariki 24 z'ukwa 11 nari mbimazemo imyaka 2 ndwaye ibise y'uku kwezi ubikora yego ariko shima Imana ko yanandize ko nta bwandu ndagira ko yandinze rero ishobora no kumpinda mu muryango babifata gute kumva kuri wicuruza kumva yuko utanga amagara yawe ucuruza amagara yawe bakubwira gute se society gufata gute wacu ni Bugesera n'ubu ne wankubita ngo njye wacu sinabyaje kubera ubuzima ndimo sinkubeshye kubera mfite mama papa we aririra murafunze mfite mama wenyine ariko nawe ntabwo yigeze ndora narerewe mu gihugu cy'u Burundi kugeza kubivugaho kare mu gihugu cy'u Burundi sinarerewe mu Rwanda mfite mama gusa ariko niyo wankubita ukamwira ngo sifite abana 5 nkaba mfite mama ariko nta nubwo nafite kubera iki tutajyayo impamvu ntajyayo n'ipfunwe mba mfite avuga ati se nimba mama umugabo yaramubwiye ko yashatse umugore akabindaya hano kanya ngo banumva yuko najya kwa mama akaba bwati nawe n'ubundi warananiranye njya kumutura imitwaro y'abana reka nipevere ko n'ubundi nijye wababyaye ni kuri na mama kano kahise wambwira ngo ngiye ntabwo nabishobora ntabyo bashobora uramutse ubonye umugabo rero wo kugushyira mu rugo biragoye ntabwo wamutereta kuseka ntabwo wamutereta ngo kandi wumva akava ko bigoye oya wowe se ku giti cyawe ubona byagenda gute bibaye ngombwa akabivamo nta mutereta ufite imyaka ingahe se umusa 29 ufite imyaka 29 ukora iki ukora ikiyede bisanzwe ushobora gushaka umukobwa udakora se udafite akazi ntabwo namushaka nashaka umukobwa ukora akora iki sheri wawe rero akora iki ntumbisha akazi abahungu ariko musigaye namwe mushaka abakobwa bakora ntabwo mugishaka abakobwa badagikora ubwo washaka umukobwa ufite amafaranga umukobwa udafite amafaranga akabakora ariko ngo hari ukuntu nsigaye numva ngo abakobwa ni mwebwe abakobwa basigaye baza bakabakwa mwebwe bakatanga inkwano nibyo cyane no kubeshya umukobwa we ntabwo gukora nta mukobwa w'umugabo kubera iki muri aka gace ho ntabwo birabaho mbese ko ngo musigayemo baterinda mukabareka ibyo birazwi ko basigaye babaterinda bakabareka byo birazwi mama kira ntabwo bajya babatera inda bakabareka nk'uko nawe rega niwe byamubaye hano nakubarira bafite nk'aba bose bicaye hano kubera ko bicaye ari kobwa beno hano niko kubera kuri uyu bamuteye inda ni umwana muto beno hano ntabwo witaba ntabwo biba byoroshye cyane hanyuma rero mama kira tubwire tugira inama n'iki wagira abakobwa n'iki wagira inama abakobwa ubona bicuruza ubona ari iki cyakorwa kugira ngo bave muri ubwo burayi ikintu cyakorwa ni uko leta yabashakira nk'imyuga bajyamo bakareka ibintu by'uburaya bakiteza imbere imbere yabo umubwire se nk'umubwira wowe ikintu mwakora oya mubwire ati mugira inama ibyo urimo ikintu mwakora ni uko leta yabashakira imyuga mwajyamo ikabagira inama yo mukibeshyaho mugakora akazi nk'abandi imyuga mukarimo mukaboneka kuko imbere yanyu ni heza urabyemera se cyangwa ntabwo ubyemera ndabyemera cyane kubera ko nubwo mbikora njye nabijyanyemo n'ubuzima kubera abana mfite ntabwo nigeze mbyuka nifuza kuba indaya nanashatse umugabo kuko numva yuko kuko njyewe kera nyine n'umukobwa numvaga gushaka iyo ugiye mu rugo gushaka umugabo numvaga ko ari nk'ijoro rishya ko nkishaka numvaga yuko ibibazo byanjye byose ariko kare nahoze mbona umukobwa ucuruza amagi kandi numva yuko gucuruza amagi atari nawe uwo mukobwa ucuruza amagi nawe ntabwo bivugiye nawe nuko yaje kuyacuruza ku manywa ariko gusa nawe afite icyo aturusha noneho muri aka gace nibyo mukora hano mbese uko nimukiye muri aka gace ubwo bimeze bityo ko mwampaye ikaze ubwo bibaza kuza kugenda twaguhaye ikaze nawe uze witwararitse rwose abasore ba hano ntabwo boroshye nabo ubwabo aka kazi niko muri aka gace bakoraga igahanga kuko n'umwana ari guta ishuri imyaka 17 kuwa gatanu ubundi ushatse kumenya hano waza kuwa gatanu saa 12 kugera wenda saa 6 aricyo kintu uje gushaka interview waza kuwa gatanu kugera guhera saa 12 kugera saa 6 z'ijoro ubwo umaze gusobanukirwa kano gace ko gateye yaba umukecuru murakoze cyane hanyuma rero nk'uko muri kubibona abaturage mu murenge wa Gahanga
twaganiriye cyane ntabwo nari nzi icyo bakora gusa badusanyije ko benshi muri bo bakora akazi k'uburaya ngo kubona akazi biragoye cyane gusa ni ukubasengera ndetse no kubagira inama murajya muri komite mubagira inama gusa inshuti yacu tubwiye yuko iramutse ibonye igishoro bishobora kugenda neza reka mbashimire mwese mwabanye natwe rero mwakoze kuduha ikiganiro icyo namwe mbashimire mwese mwakomeje kuturagina ibiganiro byacu Ange TV show ndakagaruka murakoze